ekipe ya Man U kuri issue y'umuzamu ni ekipe ifite Sene Lamens. Ekipe ya Manchester United ni ekipe uyu munsi inafite uwo Altay Bayindil ni umukinnyi nawe bishoboka cyane ko ari buze kuba sohoka arawuzwa na ekipe ya Beşiktaş Istanbul. Bivuga ngo kuri issue y'umuzamu ekipe ya Man U iribuze kujya ku isoko ishaka umuzamu mushyashya. Twagarutse kuri ku mazina atandukanye, twagarutse ku bakinnyi batandukanye bahujwe na ekipe ya Manchester United kujyana na goalkeeping position, ariko ibyo byose bikaba bigomba kujyana n'abangaba nyine bagomba kugenda. Statement ekipe ya Man irekuye regarding Onana kuri muzamu, mbibutse n'umuzamu batanzeho miliyoni 47 z'amapound we ya joining ekipe ya Man muri 2023 avuye muri Inter Domira muri sama ya 2023 joining ekipe ya Manchester United. Hanyuma performance ze ntabwo zagenze neza na gato. Hanyuma statement ya Man iragira iti Manchester United goalkeeper Onana has joined Trabzonspor on loan for the duration of 2026-2027 season, subject to international clearance and legislation. Statement ya Man U ubwo ibigize clear nena bigarutse nkubwira ni Onana nubwo yakora pre-season ari muri ekipe ya Man U nta intention ekipe ifite zo kuba yakongera kumwakira nk'umuzamu wayo. Niyo mpamvu muri statement nkuko babivuze nkuko Manchester United bitangaje Onana iyi season nayo 2026 2027 agiye gukinira ekipe ya Trabzonspor yera mu gihugu cya Turkiya, n'ubundi na ekipe yari yaratijwemo. Byumvikana ko agiye gukomeza gutizwa muri ekipe ya Trabzonspor. Bitangaza cyangwa se bishimangira ko ekipe ya Man U ku kijyanye n'umuzamu turibuze kuba tuyibona isinyisha a backup goalkeeper. Hanyuma muri iyi nkuru cyangwa se kuri statement ekipe ya Manchester United ishyize hanze cyangwa se irekuye right now aka kanya, natwe duhita tuyigarukaho bagakomeza bakubwira bati ubwo ni muri iyi nkuru an option obligation to buy is not present in the new agreement either. Nevertheless, Manchester United are receiving a loan fee of roughly £1,300,000 which is based on performance-related objectives, and the bulk of Onana's high salary will be absorbed by Trabzonspor. Birumvikana ko Man hangaha donc ibikoze neza kuko iribuze guhabwa miliyoni 300,000 by'amapound. Aya ngaya aze kuza anakavaringa ekipe ya Trabzonspor inakavaringa salary ya Onana. Hanyuma muri agreement ekipe ya Man yagiranye na Trabzonspor hakaba harimo ko ibi byose ugomba kujyana na performance z'uyu muzamu w'Umunyakameruni. Bivuga ngo uko azitwara neza cyangwa se ukazakina neza ukazatanga umusaruro bizagena of course ibyo ekipe ya Man ishobora kuba yahabwa, gusa nta buy option iri obligatory cyangwa se nta option y'uko ari itegeko ko ekipe izamusinyisha on permanent deal. Hanyuma hanga barakubwira bati upon returning to Old Trafford next summer Onana will have just 1 year remaining on his contract. Bivuga ngo uyu muzamu anagarutse muri ekipe ya Man U yagaruka next summer, agarutse next summer yagaruka ari umuzamu usigaranye amasezerano y'umwaka umwe muri ekipe ya Manchester United. Byumvikana ko kuri Radek Vitek mpete twagarutseho, byumvikana ko ku bandi bazamu batandukanye bahuzwa na ekipe ya Manchester United ku buryo bashobora kuba bayijoininga bakaba backup goalkeeper. Ni issue yo gukomeza kugenda tugarukaho, gusa hano barakubwira bati nkuko Fabrizio Romano nawe nabitangaza cyangwa se abiripotinga ati that has not happened though. On Thursday, numerous top sources, including Fabrizio Romano, confirmed a deal had been struck for Onana to return to Trabzonspor on loan once more. Ubwo rero ku munsi w'ejo hashize nibwo byari byatangajwe
hanyuma today statement ya equipe ya Manchester United noneho ihita ikonfaminga ko Onana yongeye kujeninga equipe ya Trabzonspor on season long loan. Ubundi umukinnyi utijwe sezo yose birumvikana ko nyine equipe ivuga iti genda hariya kuko twebwe ntabwo tugufite muri plans cyangwa se ntabwo tukubara nk'umukinnyi ushobora kuba wagira ikintu dufasha. Hanyuma equipe ya Man U twagarutse ku byo itekereza ndetse n'uburyo ishaka kuba yakora transfer. Ni equipe twagarutse ku myanya n'abanyamakuru batandukanye transfer experts bagiye batubwira cyangwa se bagaruka kuri mediane hagati mu kibuga nk'ahantu y'ingenzi cyane. Equipe ya Manchester United ishaka gukora reinforcement, kongera imbaraga, ariko ahangaha iyi uku gusohoka kwa Onana kuri buze guhita gushimangira ko mu kibuga hagati atari honyine equipe iribuze kwisinyisha abakinnyi. Yes, niyo mpamvu ni David Onsen, yes nibyo ni David Onsen murabyuka tubwira ati abantu murimo muragaruka kuri equipe ya Man ishaka ba mediateri, murimo muragaruka kuri equipe ya Man muvuga abakinnyi batatu, abakinnyi bane, ati ntimuzatungurwe iyi equipe inasinyisha abakinnyi hejuru ya batanu. Ahangaha haramutse hongeyemo umuzamu mushyashya cyane ko bigaragara ko bishoboka cyane ko ari buze kwa joininga kuko Onana aragiye muri Trabzonspor, ariko nko mbikubwira arataye by deal nawe potential ari buze kwa joininga equipe ya muri equipe ya Besiktas. Bivuga ngo haba hagomba kwinjira mu muzamu. Ari nabyo David Onsen yatubwiye ati yego mutegereze abo bakinnyi bakina nk'aba mediateri, mutegereze wenda uwo mudefenseur cyangwa se n'umuwinga byashoboka, ariko n'umuzamu a goalkeeping position ni umwanya w'ingenzi cyane. Hanyuma ubwo Leicester gusa statement ya Man U niyo twagombaga guheraho kuri Man U ifata umwanzuro mu buryo bwihuse cyane. Hanyuma uyu mwanzuro ukabunafashwe mu rwego rwo kugira ngo haboneke iyo flexibility mu buryo buri financial, kugira ngo icyo twita legislation, players legislation ijyana na wage structure. Wage structure ni uburyo uhembamo abakinnyi. Iyo ufite abakinnyi benshi cyane bari kuri demand cyangwa se kuri salary yo hejuru cyane, biragorana kugira ngo wakwinjizamo abandi wifuza, kandi abakinnyi wifuza nabo bagomba guhembwa byinshi. Bimwe mu bintu bikomye mu nkokora transfer za equipe ya Man U ize ebyiri twagarutseho ya Matheus Fernandes ndetse na Sandro Tonali. Yes, ni transfer zitakunze, ariko bimwe mu byo iyi equipe ya Man U yakonze kugira ngo izi transfer zitanakunda harimo n'amafaranga basabaga bifuzaga guhembwa na equipe ya Man U. Kugira ngo utayatanga cyangwa se ibyo bifuje ntubibahe, igituma utabibaha of course nuko muri equipe yawe ubusanzwe uhemba abakinnyi benshi kandi bahemba amafaranga menshi ku rwego rw'uko udashobora kuza kwinjizamo abandi bari kuri payroll yo hejuru cyane. Hanyuma umwanzuro wa mbere of course nyuma yuko contract ya Casemiro, contract ya Jadon Sancho ndetse na Taylor Malacia basohotse muri equipe ya Man U, Man ikanatangaza ko bishoboka cyane ko Marcus Rashford yakongera kuba reintegrated muri squad, ariko banarebera hamwe bid yazatangwa kuri uyu mukinnyi. Birumvikana ko Onana nawe baramushima, baramubwira bati oya nta mwanya ufite hano, ntabwo uri muri plans z'umutoza Michael Carrick, nubwo pre-season wayikorera hano ariko ugomba kujoininga equipe ya Trabzonspor ukongera ukabisubiramo. Byumvikana ko uyu munyakamerone agomba gusubira mu gihugu cya Turkiya. Man U iyi equipe ya Trabzonspor ikagikavaringa kuri salary ya Onana, hanyuma equipe ya Man ikabigomba no guhita yinjiza $1,300,000 by'amapaundi kuri Andre Onana iyi season long loan. Hanyuma tuze twinjiza noneho ku bijyanye no mediatel Marc Bernal, tuze twinjira kuri Jules Koundé. Of course is a deal equipe ya Man U nayo yamaze kuba yinjiramo equipe ya The Red Devils. Nkubwira nti right now no kuzamukana na update ku yindi hano kuri LT Sports.